abakurikiye Iwacu TV turabashimiye bivuye ku mutima. Turabasaba gukurikirana aka gakino k'abagabo batatu n'umwana umwe. Uyikunda ukore subscribe, ukore na share. Turabashimiye, murakoze. Kare papa nawaza mbwira nsakuriza ngo nikurema akantu ngo yamerera nabi. Yani gayanjye naye niza ndayigurira akantu pe enda nyice. We no nimeze bise salama bimeze bise kandi fresh dore mwana nakubiswe unakorera gutera mwana n'igiciro kanye kubitira sigara ko nakubiswe ara umusaza papa nawamereye nabi uzigitatanga tukajyana igisasu baturikije muri nyungu bose kubona nawe uhari yipasi bendi igendera ntago gira ngo bahwite ikintu man akowe dumera miji ori igitu cyangwa kuti fegesi akafete mwana niko nanjye no uzaramutse amboye yanyica kuri wowe mwiji ngende yiranje ntago yabibona atakano y'umweresa cyawe ko nawe ukunda itabi itabi rirafasha itabi ahubwo cyavuga ngo mvanye umbabari utandabuze yankubita we nawe kugata yagiye he arakubita igiti ukajyana igisasu baturikije muri nyungu ko nawe ntago wamenya hano ko wakira bituguka oriji wow umubiji nyine nanjye ndiyeraje ntakubwira we usanga hari inyuma uzabipanga kamusanga hari inyuma nanyere kandi wakantu nzana natwe nyine tukamwe sinakubaza ngakira cyakunyagi tukabaza tukaki onyage basireka nzana kangaka konga nayo ariko ariko kararyoha karagiye bazangubita yasa ariko isafite umutungo munini yakwakoso ntago yahomba maze zango yahombye nyakucwa n'uburorose ntago yahomba ubyanjye naramuvumbuye igihombo yarakirangije hose ngo hari huzuye ubuzino n'ukuntu araza nsakuriza wereka mwari sinza hagiye yereka turebe ukuntu twiranje tugafata twicirishe naho ngo nzana gake fata kantu mara wobuza ari kwimwe zana gake mbwira kangenza ne kano kabo yako ngakuru agera dukorera umuti akanurisi neza bisoze ke tuba turabaji wowe ganduza muri fege zani fege turebe naho bondi mwana wowe hawe ugiye umuntu wisonye gusoma ifege byuzuye fege ni ubuzazimara uri isi wese aho ugikura kanwa musenzi kwe nawe ugikura kanwa wewe nzakwereka ukuntu tuzabije winyiba Mwana nisi sana je. Kadogo. We shaka kadogo. Kadogo. Kadogo nisi sana je. Kadogo. Ariko siko kumbona n'ibintu byashizemo. Ibikira. Siko ndigomba mu byo ntazi. Kadogo ariko ndigomba ya amatabi abadiski hariya umva sha ndebera kadogo hijya ngo ndebera kadogo hijya ngo ngira zano bibago ndebera ze hano niko byashize oya kadogo rangira hari gucuruza hano abakira bari kwinjira inzoga ziri kugenda ewe ntibishoboka
Ha, Kadogo amubonye? Kadogo ntabwo nzi ahantu yagiye. Uzi ahantu wagiye? Sawa. ariko simba aho ngaho papa ashobora kuhadusanga ntago nta nubwo twabona uko dutumura kano kaboro kacu n'inuza tugiye tureba hano hiherereye ariho tujya ariho tutunywera ndabyibutse hari haruguru hari akantu k'agashyamba wakwicaramo ahubwo ni ariho tujya banguka tugende twewe ni turamasoni tuzamuke hariya ruguru se hariya ruguru niho twawe Mananga hano umutaha n'umutima ne fera musenzi bega hano ni anarabo Shashumi kira hano nisa ahubwo se fata ifege akowereka manza ifege niba zazo barari cyomero kimwe ariko ntabwo ushobora gupfundura ino nzoka ugire gutya basume makeya nayo bari amafaranga ubwo se ubwumva nazi kwa najye ninkubitwa nawe urabyumva ariko nawe rero nose twabivuganye nyine tubanze nyine twumve urumva ibindi wenda aza kubigukemurira kuri phone we turaza kubiganiraho hari bimana kaje tuyipfundura wemeza na Kadogo ndamubona Kadogo nabona nta kuntu twike yagomba ari uyiriwe ndamubona Kadogo ndamubona Kadogo ndamubona Kadogo 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 nagusizagana he murugo nagusizagana he murugo nagusizagana he murugo kugira ute murugo mbabari ibintu biki ntabwo nzongera zakwica zakwica gira zakwica fukama hasi papa nawe urugombe fukamisha ugende shabafu gende shabafu kibire tugende zakwica papa nawe urugombe zakwica uzi ko umuntu utambyaye zakwica ubugombe shaho ufite turi kumwe bavandi